Kubitagurika. Rimwe kabiri gatatu. Urarimba urantona ngenda ndirimba. Soprano. Amajwi urayazi? Baby nkigira amabera ngahe? 2. Abiri. Inga? Iyo ninga. Inkigira? Ndabizi ni mu muziki. Nzi ngana burasha. Sinago ubona kusa. Woze. Zoge. Ninasina Yesu walifanya niwe. Musukuru kunde. Kunde kugendera. Iyo ndi muri kuririmba nibwo nyisho nyimenya. Yewe. Ufite abana bangahe? Tumwe. Uwuhe? Cya mugabo wawe rwose ebana. Ko nibukaga kugira ubwoya nkaba ntabwo numvaga. Umugabo wawe ntawo mukoresha. Ndamufunga koko. Aramenya wagwan. Urimo urambona? Wambonye baby. Baby uri kumbona? Wambonye. Okay. Wow. Sikuna gusasa. Look crazy. Ndukunda kugura utuntu cyane. Kugura urabona iyo ngo ibintu byose abanya bashaka kubigura. Nta plan yari harimo. Ninde? Kunda gusenga cyane. Ni ngewe. Shani ngewe pe. Nindufuha cyane. Nyibuta. Ni wowe ugisha ukuri. Bakunda bakomeze bakore subscribe nk'ibisanzwe bakomeze badukonde. Kandi uzajya ubasetsa mbonye bishoboye. Uzajya ubabwira basetsa. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play, yo wako Kigali Rwanda wa musoro kugereze n'uyu munsi wageze. Hello guys, welcome and welcome again to our YouTube channel. We are Blesso Family. Family, we are Blesso. Family. We are Blesso. Family. Don't forget. Don't forget. We are in love. Yeah. In love. Guys, twagarutse nko mubizi twatumaze iminsi tudakora, tubakumbuye hobe. Tudoberanisha. Hobe. Twarababuze. Twaweze duhoberanye nka. Nyine duhobera abantu bacu. Hobe man. Turabasohoje cyane. Guys, tumaze iminsi tudahari, twaratembereye mujyanye Dubai ku mazi. Bana kaza aje smart. Ari. Kongaki? Bata twari tubakumbuye. Nzi ngana burasha. Sinago ubona kusa. Woze. Zoge. Okay, ngabanza suza abantu ndabasohora kumwe ko bakumbuye se. Okay, banza basuza baho tubizi. Wish. Narimba kumbuye. Tubizu twinshi. Nawe. Nuko bimeze rero twaje umunsi ntago just twatumaze ibintu tudahari ariko twagarutse tuzanye ibintu byiza kandi byiza cyane kandi bishya kugeza ubu ngo tuvuye kubirangura Dubai waranguye icyo wazanye n'icyo waranguye wazanye ibintu byiza ibihe nibyo ngiye kubagezaho bamaze babwira ikintu bategurira muri iyi minsi ni surprise ayihe nyine kandi surprise nta muntu nyine yihe yivuge kandi nta muntu yivuga nta muntu yivuga nuko bimeze uyu munsi turi kumwe n'umukameramani wacu yadusuye hari ibibazo yifuje kutubaza nka couple yacu ako ari abantu batakuzi barambwe muri comment ngo ntago bazi amazina yawe ubundi witwa nde? Nitwa Diane. Wasi. Irindi? Narindi. None se ufite abana bangahe? Tumwe. Uwuhe?
Guys, twaba tubakumbuye pe. Uyu munsi rero twabateguriye uyu muntu agiye kutubaza ibibazo ati ko ni bike bike kugira ngo tubanze tuganire, tubanze twumve uko bimeze, tubanze tumenye ko mwaye mumeze neza cyangwa se kugeza tubanze tubabwire ko tubafitiye love story. Turashaka kuba love story yacu. Wowe utarakora subscribe, make sure make subscribe. Tuzatangira next week, tuzatangira na episode ya mbere. Dufite episode 100 ya love story yacu kuno twamenyanye kugeza dukoze ubukwe, kugeza kwanza uyu munsi. Tufite ibintu, urumva ko tufite ibintu byiza, mudukomeze mudukunde, badukundishe n'abandi. Abahe bandi? Abandi banyarwanda n'abanyarwandakazi. N'abari mu gihugu? Ndani. N'abari? Outside country. Guys, reka twakire uwo muntu. Cameraman. Yes. Be quiet. Turakwakiriye kuri Blesso Family. Ako Blesso twakwakiriye neza se? Swari yes? Nariye. Niwanyweye. Bwira abantu bazaze kudusura kandi nariye. Oya. Abantu bajya bara hano. Batuma baza. Nahita mubwira abashitsi benshi. Hanyuma nanjye nishimiye ko munyakiriye. Urakaza neza, tuguhaye ikaze wenda nubwo uri inyuma ya kamera ariko urabizi uri inshuti y'umuryango, twanakugabiye inka. Subize? Cyane. Uzaza gukura ubwatsi. Inka ifite amabere 4. N'amahembe 2. Sigira amabere 4. Inka y'amabere. Inka igira amabere angahe? Bebe inka igira amabere angahe? 2. 2. Inka? Iyo ni inka. Wumve. Inka igira? Ndabizi Gazi mwamwumvise. Ako man. Nongera ibibazo nafite. Okay, twicaye neza kwanza banze gutyo bimeze neza. Abakunzi ba Blesso icyo mbasaba nuko mukora subscribe cyane. Family supporting. Tugeze kuri 100k. Kandi twabishoboye. Ibyo bintu ni ibintu byoroshye cyane. Abantu bashaka umugisha mutukore subscribe, abantu badakunda ibintu byiza ubwo sinzi icyo bashaka. Ari utubazo nabateguriye. Then nzajya mbaza. Ikibazo muzajya muba mugisangiye mwembi, sibyo? Hanyuma ni nka challenge. Ikibazo ni cyanyu mwembi, then umuntu uzajya icyo kibazo ari ugikora cyangwa se uzajya uvuga ati n'uyu nguyu cyangwa n'uyu nguyu. Sibyo, ni nka challenge. Baza niba nguyu ari ready kuko njye mpora ndi ready. Ready? Ikibazo cyane. Are you ready? Are you ready guys? Okay, njye ndi ready. Cyambere. Cyambere. Ninde? Buri muranzi. Muri mwe. Ukunda urakara vuba cyangwa se urakazwa n'ubusa. Kandi utarasoza. Yarasoje. Narangije. So ukunda kurakara. Urakara vuba cyangwa se urakazwa n'ubusa. N'uyu. Urakara vuba ni wowe. Njye ndakara nabi vuba. Njye ndakazwa n'ubusa ariko wowe urakara vuba. Kimwe kindi. Ubwo duhisemo nde? N'uyu. Nawe. Akona. Arakazwa n'ubusa. Bizonshiriraho. Wait. Itoke na rebe. Ikibazo cya kabiri. Ni iyo muryamye ninde ujya usinzira mbere y'undi? Cyane ngiye pe. Sure. Pe. Ibitotsi byinshi cyane. Ariko nawe mbyuka kare. Ego umugabo. Mbyuka kare ariko usinzira nyine mbere. Nyine umugabo abyuka kare akaryama kare. Ubu ni ryo tegeko ry'abagabo. Mbo. Igamuka. Ikibazo cya gatatu ninde urya cyane, ninde urya ibiryo byinshi? Ubusube bigaragarira ko ari nyurya byinshi. Ni uyu. Nibyo. Asagira kubeshya. Urebe ukuntu urya. Ni wowe. Avugishwe ko Imana. Niwe. Uziko iyi ni challenge yo kuvuga this is the real life. Aho tugenda ntabwo ndi kubeshya. No, ninde urya cyane? Niwe. Ni wowe? So akazu gato ngo niko karya ubwatsi. Yesu. Ninde ukunda TV cyane? Uyu ngo yagera ama movie. Ariko wowe ukunda TV? Ndareba ndayikunda se nyikoresha ko ari wowe gireba. Akabazo ka gatatu kari funny, sibyo? Ninde ufuha cyane? Niwe.
ni wowe vugisha ukuri ibibazo byose ko nyine vugisha ukuri si wowe oya nimba ari wewe ni wewe ubwo mbese iyo ari wowe ni wowe point entry uzi point icyo bisobanuye mu gifaransa twasoje ikibazo cya gikurikiyeho sibyo ninde ukunda gusenga cyane ni njyewe shani njyewe pe Blesso Family so kuzandushamo gace da mutatubeshya ndushamo gace gusenga ariko ninjye usenga nkamara umwanya munini data ni njyewe umuru vugisha ukuri kwima iyo nasenze njya nkurusha usujye usenga usujye turangiza mbo tuvuge ikindi kibazo iyo mwarakosanyije cyangwa se mwarakazanyije sibyo ninde ujya usaba imbabazi mbere ni njyewe biterwa n'uwakoze ikosa iyo wakoze ikosa urarisaba ariko hari ubikora cyane tuvuge ngo niwe uzaba ari umunyamakosa sibyo ninde ukunda gusaba imbabazi fast ega n'igihe umuntu yihagararaho sibyo ariko noneho umuntu uba flexible nyine mu gusaba imbabazi niwe ukunda gusaba imbabazi cyangwa ni njyewe ko mbona ari erikera njyewe gusaba imbabazi ariko nanjye ariko njya nzigu iyi ni mikoro reka mbaze sibyo iyo mwasohotse sibyo iyo mwasohotse ariko mva nyine muri out muri gutembera cyangwa se ninde ukunda kugura utuntu cyane kugura urabona iyo nguye ibintu byose abonye abashaka kubigura nta plan yari ihari muvuye hano mugiye ku muhanda wabona ko ari ni uyu nguye sibyo ubwo ni Diane abatamuzi bamwita mama Blesso muri mwembi ninde ufite impano yo kuririmba sure mana yanjye wow agiye kuduha karasi mbere yuko dukomeza mubwire indirimbo akuririmbira abafana bacu rega ba Blesso Family baba bakeneye no kumva sibyo na talent zo ku ruhande n'umwanya wawe indirimbo se ubu ni iyihe indirimbo tuyiririmbane ndirimba niba se ukaba ufite impano akunda urumvaga niba ufite iyo mpano dutegurira akaririmbo hari ukuntu kuririmba abantu babiri nyine urusha undi siko wavuze ntabyaza ari hasi ariko nawe ntabyo nzi ariko biri kose urusha undi ni wowe tangira urembe wowe urateranye ndakwakira ngaho nteri yihe nagiye kwitubwira ngo si wowe wabizanye si wowe tubwire intashyo murayizi indirimbo yanjye bayitiramo indirimbo ya Israel mbonye ndashaka iya jitafu jitafu iyo muhitamo mwebwe mugiye ndashaka iya jitafu njyewe niyo nkunda oya we duhitire muri ata njyewe mbahitiyemo intashyo ya Israel baririmba gute intashyo izo ni intashyo tangira mubwira abantu mpita nibagirwa indirimbo zose zo muri korali twaririmba ngaho basi akushoboye Rwanda nziza ntabwo yaririmba Rwanda nziza bicaye imana duhagarare twagiye ngaho murebe indi bazi twegerane twagiye ni nasi na Yesu rimwe kabiri gatatu urarimba urantona ngenda ndirimba soprano aya majwi urayazi twagiye rimwe kabiri gatatu ni nasi na Yesu barifanya niwe Nusukuri kundeba. Ngiye kugendera. Iyo ndi muri kuririmba nibwo nyisho nyimenya. Yewe.
umva uyu muntu ari hasi mureke umva reka turekeraho mureke pe impano yo kuririmbira cyane iyo ngoyo mureke ntaki wowe uzajya unteza abantu narabikubwiye ariko nzajya dushobora kwiga gusoreza kuri challenge ibibazo bitatu ngiye kumwira ibibazo bitatu nimunyemerera ko like mwakora challenge turayikora challenge ni ngiye witegura challenge tugeze muri challenge time ariko mva aho ino kapo yacu ya Blesso Family tugiye kubakubita challenge bubiri iya mbere ndagira ngo Eric mfatira ku gatambaro sibyo hanyuma ukavaringe your wife my baby umufasha wawe your sweet baby biriko baza kambanza numve sawa tamwica wagusumekinge shwa ko atari kureba ndamufunga koko aramenya wagwan urimo urambona wambonye baby baby uri kumbona wambonye okay wow sikoni gusasa look crazy guys the challenge ngiye kubakorera ngiye tugiye gukora sibyo we Eric murekure sibyo Pizzo ndashaka kumenya ko umugore wawe akuzi neza ndashaka kuconfusinga even if nubwo waba hari umwijima cyangwa se obstacles runaka as long as yakugize gute yagukozeho shiremo ubwenge ntunkoze isoni nano uzi challenge kuno bigiye kugenda wowe urazana ukuboko kwawe nanjye nzana ukwanjye na Pizzo azana ukwiwe that's the clever today Pizzo can you remove these things is it possible not Very hard. very hard But she can't reach over here. no what I want is like icyo nshaka guys urumva ndashaka fata ukuboko like arms urumva apana ikiganza ukuboko afate hano gusa ahanjye ahawe hanyuma nande na happy turebe ko ashaka kumenya ngo umugabo wiwe ninde ako kiganza ubone nibyo byiza mu kiganza ikiganza yarakimenyereye is okay na failing aho ngaho azafata kugeza mu kiganza nyine byatsi no narimo cyo challenge arafata gusa uri kumva kirimo n'amano y'amaguru haguruka kumva stand up here guys turamuha ikiganza hano ino side sibyo iyanjye ni ya Isaac ni tumenye na failing uri kumva namenya ngo urajya ufata like hano sibyo utubwire ngo Eric ni uyu nguyu aha gusa ntabwo mwongera gufata ntabwo ufata mu kiganza shaka gufata ukuboko uzi gutaha iwanyu igisobanuro cyo gutaha iwanyu ndakimenye twagiye ngaha twagiye apana mu kiganza ari kumva we naze hano uyu ajya agendaho wa mbere uyu nguyu se buriya si ibigabo ko nzi ko n'ibigabo ntagenda nguyu shani Pizzo tu bebe ngaho ndi musheri oya no muri kundijisha wayi uyu ni Pizzo oya garuka ntabwo ari Pizzo wa undi wagiye uyu nguyu ni umugabo wanjye mufungure cya mugabo wawe rwose ewana ko nibukaga ko ugira ubwoya nkaba ntabwo numvaga umugabo wawe ntawo mukoresha ujya umuki ukunda kunywa ikibondo mu buzima busanzwe citro ikonje
cyangwa ukunda ibintu bishyushye shyushye uzo kwemera ikiganiro kirangira urabona ko uri crazy. challenge yacu Diane yayitsinze hari crazy kandi kabisa. guys abantu batabibonye hari ya mbere twakoze mu kiganza amajwi aza kubura ariko nawe yari yayitsinze yari yamenye ngo umugabo ninde ndabona umugabo wawe rero iyo challenge tugiye muri challenge ya kabiri sibyo iya kabiri iteye iki urumva mugiye gufesingana mugiye kurebana mu maso sibyo mwitegerezanye fresh nta guhumbya uhumbya mbere challenge yacu ni ukuvuga ngo arasetsa make sure ko gusetsa kandi nawe nimba ariwe wazaba agiye gusetsa ugerageze wikarume sibyo nicyo gihano tuzaba tumuhaye so nawe ni the same urumva kangire gutya ugataza kubona ko bigeze dutangire dutangire nta guhumbya bera gutya bera neza uhumbya mbere arasetsa mugenzi we okay start 1 2 3 yo Diane Mbo ari hasi kiza twabaye kimana uko bigiye kugenda tagushishirizaho umuti Eric be serious calm cool down ukarume si icyo umukorera cyose as long as ko ugomba kumusetsa gusa ari kumva kugeza setsa ataraseka ntabwo dukatinga bitakurika reka nkubwize ukuri Diane ntabatazetse icyo cyo aragishoboye ahubwo iriya ndirimbo yawe na Jita babimeze azagutumire ya ndirimbo ikorabo yacu Blesso hano muri muri Blesso Family ndakeka video yacu ntahirangiriye umugore namukoye mu ijoro pe ijambo rimwe ku bakunzi turabakunda natwe cyane abantu badukunda turabakunda mukomeze mudushyigikire turi Blesso Family tumaze iminsi tudahari ariko ubu noneho twaje twabazana ibintu biri crazy ibintu birenze tubafitiye love story yacu twakozemo mu buryo bwa episode twakoze episode 100 twamaze kuzikora twamaze kuzishutinga ubu ngubu niyo mpamvu tumaze iminsi twaranabuze guys mujyeze mubane natwe tuzatangira gupostinga like next week kwa mbere tuzatangira kuba supporting Blesso Family subscribe na mutima mubi roho safi kabisa kandi ibintu byiza birahari bikumva ibintu byiza birahari abantu bakeneye kubona umugisha wa joining group yacu ya Blesso Family hari ikindi babwira se ciao basubira kandi twacu banza ugire ikintu ubwira abantu bacu turabakunda bakomeze bakore subscribe nk'ibisanzwe bakomeze badukunde kandi uzajya ubasetsa mbonye bishoboye uzajya ubabwira nawe nawe baseke see you next guys thank you